Ni akasamutwe nyabuneka nawe nyumvira ino nkuru pe. Uwiga muri kaminuza afungiye kubeshya se uko yashimuswe akamwoherereza ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Kamanzi Dantoni w'imyaka 21 wiga mu mwaka wa mbere muri kaminuza muri Tumba College of Technology iherereye mu ntara y'Amajyaruguru yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho gukwiza ibihuha ko yashimuswe n'abagizi ba nabi akamwoherereza ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore ukomoka mu kagari ka Kimpara umurenge wa Bushenge akarere ka Nyamasheke afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Shangi mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha byo gukwiza ibihuha no gutekera umubyeyi w'umutwe akurikiranweho. Amakuru yabanje gukwirakwizwa muri santere y'ubucuruzi ya Bushenge hafi y'iwabo w'uyu musore ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki 27 Ukuboza yavugaga ko ahagana saa moya z'umugoroba haje imodoka nto y'ibirahure byijimye irimo abagabo babiri ikamushimuta. Umwe mu bari muri iyo modoka ngo yaramurembuje araza maze batuma urwembe ararubagurira yagaruka bakamusaba kujya kubarangira umuhanda ugera kuri kaburimbo. Umwe mu bacururiza muri iyi santere y'ubucuruzi yabwiye Imvaho Nshya ati umusore yagaragaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 Ukuboza 2024 afite ibikomere ku kaboko avuga ko ubwo yari ari kuri santere y'ubucuruzi ya Bushenge iyo modoka y'ibirahure byijimye yari irimo abagabo babiri bamubwira ko bakeneye urwembe bamuha amafaranga 500 ajya kurubagurira asagutse arayabazanira. Avuga ko uwo musore ngo yavugaga ko abo bamutwaye amaze kubagurira urwo rwembe bamubwiye ko ako gace batakamenyereye bityo ko yabarangira inzira ibageza ku muhanda wa kaburimbo Rusizi Huye ahitwa kuri Shangazi. Inkuru y'uwo musore yabwirwaga abamubonye mu gitondo hamwe na se wari warayatanze amafaranga avuga ko abo bagabo byarangiye bamwemeje kwinjira muri iyo modoka agiye kubereka ku muhanda wa kaburimbo. Umusore yakomeje abwira umubyeyi we ko kandi n'abandi bari aho ko bageze mu masangano y'umuhanda werekeza kuri Shangazi aho gukomeza inzira yaberetse abona banyuze indi nzira ababwira ko bamusiga barabyanga ahubwo bahita bamutera ifu cyangwa se pudre mu maso arasinzira. Ngo ntiyamenye ibyamubayeho yaje gukanguka bamubwira guhamagara se ngo aboherereze amafaranga ibihumbi 100 babone kumurekura. Babimubwira bamukubita inkoni nyinshi cyane banamukebesha rwa rwembe bamutumye. Avuga ko yabyanze bakomeza kumukubita bagize hafi saa 6:30 z'igicuku baba bamugejeje mu ishyamba riri mu kilometero n'igice uvuye iwabo hafi y'ibiro by'akagari ka Kimpara bamubwira ko bamuhaye amahirwe ya nyuma yo kuvugana na se akohereza amafaranga. Ayo mafaranga bitaba ibyo bakamwica. Umwe mu bumvaga iyo nkuru yagize ati avuga ko yabuze uko abigenza inkoni n'urwembe bimurembeje ahamagara se amwoherereza ayo mafaranga ibihumbi 100 saa 6:59 kuko se agaragaza ko ariho yayohereje. Bamaze kuyafata barongera bamuha ibimusinziriza bamuta muri iryo shyamba barigendera akanguka hava ataha aribwo iwabo bamubonaga abahingutseho mu gitondo afite ibisebe ku kuboko
kw'iburyo ananiwe cyane. Ageze iwabo bamubajije uko byagenze avuga uko abo bagizi ba nabi bamusize ari intere, bamukomerekeje, telefoni bayimwambuye kuko ariyo yoherejweho ayo mafaranga, bakaba ngo baramukubitaga atanashobora gutaka. Umubyeyi we yahise abwira inzego z'umutekano ibyabaye ku mwana we, zitangira iperereza ryaje gutahura ko ari imitwe ye yatekaga, ari nabwo yanatabwaga muri yombi, arabyemera anavuga uko byagenze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, SP Karekezi Twizere Bonaventure, yabwiye Imvaho ko nyuma y'uko agejejwe kuri sitasiyo ya RIB ya Shangi iperereza rigatangira, yahise yemera ko ari imitwe yatekaga, anavuga icyabimuteye. Ati ubusanzwe yiga mu wa mbere wa kaminuza muri Tumba College of Technology, abana n'abandi basore babiri mu nzu bakunze kwita ghetto, kuko ariwe bagenzi be bizeraga neza, bateranyije amafaranga 125,000 yo kubatunga ku ishuri, barayamuha ngo ayabike, aho kuyabika yose ayakoramo ayajyana muri betting. Uyu musore ashiriwe yabuze icyo abwira bagenzi be, anabura icyo azabwira se ngo ayamuhe, niko guteka iriya mitwe ngo yashimuswe. SP Karekezi Twizere Bonaventure yakomeje agira ati akigezwa mu maboko y'ubugenzacyaha mu ibazwa rye byo yabyemeye, avuga ko ari imitwe yahimbaga, anavuga byose uko byagenze n'icyabimuteye. Yavuze ko iyo atabigenza atyo umubyeyi we atari kumuha byoroshye ayo mafaranga, ko n'iyo modoka avuga itabayeho byose byari ukubeshya, yabikoreye hafi y'iwabo ubwe wenyine. Umuvugizi wa polisi yavuze ko kubeshya ko yashimuswe ngo abone amafaranga ari igikorwa kigayitse, gisenya icyizere, kikanaba icyaha gihanwa n'amategeko. Yasabye urubyiruko kwirinda ibikorwa nk'ibyo bigira ingaruka zikomeye, ahubwo bakarushaho kwimakaza indangagaciro zibereye abana b'u Rwanda. Munyemerere rwose mukande subscribe hano ku Mena Official, hanyuma mujye mukurikira amakuru agezweho, yaba hano mu Rwanda, yaba akarere u Rwanda ruherereyemo, hose tubagererayo tukabacukumburira, ubundi tukabazanira amakuru y'ido n'ido. Mugire ibihe byiza cyane, bayi.